Yes, reka nongeye nizere ko meze cyane kabisa muri agiye atandukanye mbifurize ibihe byiza abakunzi ba Baro podcast nziza cyane mu byukuri mwamaze gukunda mu byukuri ariko nshaka yuko muzamura imibare engagement kazamuka tukabona viewership kugenda izamuka mu byukuri ko mwabikunze mwari mutisash mwankunze ku Short TV. Iyi ni platform yanjye cyane, platform nshya kandi igiye kuzagica ibintu byiza muri production nziza muri studio nziza cyane ya Hava Sound, mba niteretsemo ibintu bimeze neza cyane kabisa. Munshyigikire tubigendaremo neza cyane. Nyuma yuko tukora ibiganiro n'abasinya tukaganira kuri ari ama content ngenda mbahereza mwakunze, tujya tuza no muri update agezweho mu makuru y'imikino. Uyu munsi bimeze bite rero? Munyemerero nzamukare n'ikipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ngira ngo murabizi ko mu byukuri ari imwe mu ekipe atari kwitwa neza cyane muri uyu munsi, ariko na ekipe ya APR petete nayo nagari ikipe nziza uyu munsi. Ne ekipe mu byukuri idahozaho abafana ndetse bari no kwinubira umusaruro w'umutoza Taleb Abdahim. Hari n'amakuru avuga ko uyu Taleb very soon ashobora kwereka umuryango. Nahoze ndebe inkuru ya Ruvuyanga Senior avuguruza amakuru yu wari wakoresheje page ya Facebook yitiriye, aranabavuga ati uyu muntu nge nawe muri potinze mu mategeko muri RIB anytime aza baking ikintu kitari cyo bazamufunga. Kuko numvishe ngo abajenere batangiye kubyinjiramo bavuga ati ni gute mutangaza amakuru ataraya nyayo. Ubwo rero uwo muntu nawe tuba tumukebuye. Yari inkuru yavugaga ko Taleb n'ubundi agiye kwirukana muri ekipe ya APR, ariko nta nkuru ivugira iki ubusi musozi. Icyo kintu mukimenye. Taleb umusaruro w'uyu munsi wa none ntago ari umusaruro mwiza. Navuga ko ekipe ya APR yiteretse kuri iriya extent deserving umusaruro nguriya. No. Uyu ni umutoza ntago yagombye kubarizwamo. Yaje bavuga ngo n'umunyabigwi ngo akoze ibiki n'ibiki, ariko se niba udashobora gupanga 11 mu byukuri ngo abyaza umusaruro ekipe ya APR ntago abakinyi ifite ari babi, ariko mu byukuri byibona nibyo iba yaratanze ku isoko ntago bihura. So tumine ko rero bashaka kumukuraho ngira ngo hanabayemo impinduka mu buyobozi bw'ekipe ya APR. Ngabonye ko chairman rwose Rusanganwa Deo Fande bitewe nuko afite izindi nshingano babaye bamubwira ati genda ukomeze na za nshingano z'umutekano kuko no dukeneye cyane ahanga n'ubundi arabandi babikora baragiye iki bagomba gushyiramo rero undi muntu ugomba kuba uri chairman. Ashobora gutangira n'impinduka rero zimo kwirukana uyu mutoza. Ayo ni amakuru ari kuvugwa kandi mu byukuri ashoboka cyane. Naye ndabivuza ashoboka mwarimu. Impamvu mvuze ngo ashoboka nuko hari ikintu amaze kumva. Taleb muhaye iminsi ngahe nyivuge cyaho nyihorere zanyurwamo. Iyo ni ikipe ya APR itari kwitwa neza cyane muri iyi minsi. Ndagira ngo kuri ekipe ya Rayon Sport rero nari nse nk'uwitsaho n'ubundi. Ekipe ya Rayon Sport murabizi ko nubwo Murenzi Abdara umunyabigwi wa ekipe isi yarayikiniye uyabaye umuyobozi w'akarere ka Nyanza, ni umuntu abariyo bakunda. Nekeza ko turi ni Bugesera abafana benshi naganizaga bamwe ati umuntu bita Twagira Yezu ntabwo atwica inuze. Twagira Yezu ariko mana nyagasa aba bose bakabashyiramo bakazana uyu perezida uherutse kuvaho. Hasi ko dutanye no kubibagirwa Tade azatunyuramo ngo Tade ibintu abakoreye abari urajya ngo azabyibagirwa. Ate ekipe asigaye iguriye abantu ba fake, ariko so namwe turebye nk'abakinyi twageze Tade yaguze mu byukuri namwe mukoze imibare kweri. Nuhe mukinnyi ngenderwaho ekipe ya Sport nagogeza itwara ibikombe, nagogeza itwara neza idafite umukinnyi ngenderwaho gihanyazwa. Ni ekipe yabaga ifite bya Sarupongo, ni ekipe yabaga ifite bya Bigango Diara, ni ekipe yabaga ifite bya Kasige Davis. Rukaruru ekipe nyine uraho ngaho ekipe ikagenda ikajya mu matsinda za 2018. Yabaga ari ama ekipe akomeye, habaga ari mu muherekeza nubwo ejo bundi yavuyemo ajya muri James, ariko mbere yabaga ari umukinnyi nyine ngenderwaho. Tabati ni ekipe izitere, yabaga ari ekipe ifite Ruvumbu uyu Mutarama nubwo habaye amakosa n'iki akava muri league, ariko turebye ibi yagire muri ekipe ya Sport ni umuntu yakoze ibintu bitabagaho. Ni umuntu ekipe yatsinwaga ibitego 2 iminota 80 kagera tukavuga ati amahirwe arari cyane. Anytime Ruvumbu yabona kufra akayiteterekamo niyahushaga. Igikari ekipe yare abantu bakabafite ibyo byiringiro. Uyu munsi wa none Rayon Sport areba ninde muntu wibuze gukora difference mu kibuga. Ibitego byabuze ninde muri deri
ni Asumani ari mwiza, ari umurundi wa ruje yari mwiza, aje ariko bahise bamuvuna. Murabyuka avunika kuri match ya Singida Kigali, kuva yavunika ngira ngo buriya bakuvunnye ukuboko man, nagushaka kuza ngo ngere ukore kuri ya wakret wakoreragaho, uko biri kose biragabanuka. Umutipe uyu munsi wa none nago kuri match ya Bugesera nta kintu yakoze. So ndavugira iki bingibi rero, nyuma yuko equipe ya Rayon Sports itsinzwe na Bugesera ibitego 2-1, amataka isubiramo bakayikoze iki mu gisebe, equipe ya Bugesera muri bukuri cyahoranyije equipe ya Rayon Sports, bigatuma Rayon Sports idatwara igikombe, ariko bakayishinza umusifuzi iki Patrick Ngabuyisonga. Uyu rero nubundi mu byukuri nubwo atari wasifuye imace, abareo barongeye barijanika bavuga bati reka tubivanye none kuri Bugesera renga nta kintu umupira mwiza, nta kintu umupira mwiza, mfite umuza mwiza Ibrahim Barere mu Cameroon teye ubwoba. Equipe ya Bugesera nta cyasha ifite, ahubwo dore cyasha kigize iki babyegetse ku bayobozi bacyuye bavuyeho. Dore rero ikintu bari gusaba ubuyobozi bwa Abdara uri mu nzi bacyuho nukugura abakinnyi. Muri wo kugura abakinnyi rero nibwo mise nzamukira muri breaking, ni breaking remereye cyane kabisa, n'amakuru amaze gutangaza, na makuru mu byukuri narindi kugenda ngarukaho mu kanya mabwiye ati urwego rusobanura rwa equipe ya Rayon Sports yamaze kwitereka cyane kabisa kuri Muhammad Senonga Kagawa. Uyu ni umuganda uteye ubwoba cyane, winga machachari, ni umukinnyi uca ku ruhande, yakinaga muri equipe ya Express FC mu gihugu cya Uganda. Equipe ya Rayon Sports ikoze ibintu byiza cyane mu byukuri, nubwo yifite umusaruro mubi maze igihe igaragaza, uyu munsi wa none ikoze ikintu cyiza cyane. Rayon Sports ubu ngubu tuvugana mu byukuri yamaze kwinjira muri diri remereye cyane y'umugande, narindi kwabwira umutaramu kabisa Muhammad Senga akaba agiye kuza kwinjira muri equipe ya Rayon Sports nk'umuwinga. Murabizi ko Subyo Aziba Sane muri equipe ya Rayon na undi muntu kuvuga ngo ari buze gutanga nyine ikinyuranyo mu gihe ibintu byagoranye. Naziba Sane jondi yaravunitse kuri game ya Rayon, murabizi ubuye cyatashye ko kwiburyo kuziritse. So ubwo rero nekereza ko yaba ari diyo nziza cyane kabisa, numwe mu bana bakiri bato cyane abagande, imyaka 24 yakina equipe ya Express FC. Uyu munsi wa none afite ibitego 3 mu mikino 10 muri championnat y'abagande. Urumva ko numwe mu basore mu byukuri baba winga kandi mu byukuri bafite urwego bashyira kuri equipe ya Rayon Sports. Iyi deal muri rating kangaye kwijana, ngewe ndavuga ngo byarangiye ko yamaze kugira Kigali, igisigaye nukumvikana mu kanya nakoze imyitozo rwose. Ubwo umuvandimwe rwose bamwita Senonga Kagawa International. Equipe ya Rayon ikintu ikoze ku kijyanye n'umutoza, murabizi ko bamaze igihe bari kuvuga ko umutoza Aruna Musa Felus ari umwe mu batoza mu byukuri batari ku rwego rwa equipe ya Rayon Sports. Uyu munsi wa none rero bashaka umutoza ufite izina, ufite profile, bamwita Bruno Ferrer. Uyu muvandimwe ni Umufaransa, ni umuntu witetse cyane, umugabo w'imyaka 54, nawe amaze kumvikana equipe ya Rayon Sports, aragera Kigali bumvikane atoze iyi equipe. Urumva impinduka Abdara ashaka gukora muri equipe ya Rayon, ibintu byose kitabishyiraho umucyo. Iyi ni Murera yiteretse. Rayon Sports rero nekeza ko ari nacyo kintu bari bamusaba mu byukuri, kugura abantu bafite profile, abantu b'amazina, kandi abagani mwagiye mubona ko ba champion y'u Rwanda baryohera. Urebye bano bari muri APR, ba Denis Omedi, aba ba Sekiganda Nord, ba Hakimu Chwane ko nubwo atazakubizana yo mu kwezi kwa mbere, ariko urabona ko abagande strict na abagande bahagaze neza cyane nowadays mu mupira. Nyemera rero dusoreza ahangaha, nekeza ko iyo ngari yo breaking zari muri equipe ya Rayon Sports. Ubundi ama equipe mu byukuri n'ubundi ikiyarangaje imbere no kuvuga ati tugere zitanziza cyane mu minsi iri imbere. Mwabonye ko ari Hilal yatangiye kunyurwamo nayo na Rutsiro. So ubwo rero nizere ko mumeze neza cyane, mukore subscription kuri page yacu ya Baro Podcast update, ndetse na nama episode azagenda bageraho. Episode ya 2 twakoranye n'umuvandimwe Keza Sedoro kutoka SKFM, very soon on your screen. Mwari muti nkundire abantu, nkundire Baro ntagiye.